Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira rwanda n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu. Imyaka nk'ine itambutse ekipe ya Rayon Sport ni ikipe yagiye irangwamo gukurwamo abakinnyi bagiye bakomeye n'abakeba ba Rayon Sport. Uhereye ku ngoma ya Paul Muvunyi ubwo uyu mugabo yafataga Rayon Sport, abenshi mu bakunzi ba Rayon Sport bari bazi ko wenda icyerekeranye no gusinyisha abakinnyi ekipe ya Rayon Sport nta kipe izongera kuyikuramo umukinnyi ku buryo bworoshye. Ariko ntabwo byaje gutinda kuko ikipe ya APR FC yaje gukuramo Manzi Thierry, itwara Niyonzima Olivier Sefu, itwara n'abandi bagiye batandukanye berekeza mu ikipe ya APR FC. Ni ikipe yakomeje kugenda igaragara yuko yari ikipe ikomeye cyane cyane ko yari ikipe ivuye mu matsinda ya CAF Confederation Cup ivuye muri kimwe cya kane. Ariko ikipe ya Rayon Sport ntabwo byigeze bitinda kuko ikipe ya APR FC yaje kuyikuramo abakinnyi benshi, abakinnyi bageze muri 5 bose berekera mu ikipe ya APR FC. Abakunzi ba Rayon Sport babona ko bikomeje nka kwa kundi nyine byahoze ekipe ya APR FC umukinnyi yifuje muri Rayon Sport itimutwara. N'indi myaka yagiye kurikiraho niko byagiye bigenda bigera no ku ikipe ya Police FC ijya muri Rayon Sport mwaka 2020 itwara abakinnyi babiri ba Rayon Sport bari ngenderwaho, Rutanga Eric na Radu, umwe ukina kabiri n'undi ukina gatatu. Ekipe ya Kiyovu Sport nayo yarekera mu ikipe ya Rayon Sport itwara Mirambo Eric, Kimenyi Yves. Ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda isa nkaho ibaye insina ngufi imbere y'aya makipe, nyamara kenshi abakunzi ba Rayon Sport usanga bahamya ko ekipe yabo ibitagakwiye kubaho ngo dore ko nabo babona ko ari ikipe nkuru itagakwiye gukurwamo abakinnyi ku buryo bworoshye. Ariko byarabaye amakipe ayigira insina ngufi biratinda. Kuri ubu ngubu akebo ngo zagereyemo ikipe ya Rayon Sport ngo nayo yaba ari ikigiye kuzigereramo, ndetse benshi mu bakunzi ba Rayon Sport bakaba batangiye kugenda babibona, ndetse abaperezida b'amakipe agiye atandukanye batangiye kugenda bagira ubwoba bibaza uko bari buze kubigenza, kuko ubona ko guhatana umukinnyi n'ikipe ya Rayon Sport ari ibintu bigoranye cyane. Kuri ubu abakinnyi benshi bagiye basoza amasezerano mu makipe atandukanye, bamwe bakomeje kugenda avuga kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ari nako bamwe bakina imikono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Akebo kagiye umugarura ng'inuma y'u Burundi yabwiye Rwanda iti hoguha mwera amasumbu ko ari igisebe dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya. Iyo nibutse uwo mutaga nikora ndatimana. Imwe mu makipe yagiye komeza kugaragaza guhangana n'ikipe ya Rayon Sport muri iyi myaka 3 itambutse ni ikipe ya AS Kigali. Ni ikipe yagiye komeza kugenda yereka Rayon Sport ko ishobora kubishaka kujya mu bihe byiza, cyangwa se ishobora kubishaka kuyisimbura ku mwanya wo guhatanira igikombe na APR FC. Ariko yakomeje kugenda nyine nayo biyobera nubwo yakomeje kugenda atanira igikombe, ariko rezita zakomeje kugenda ziba mbi. Ariko ku cyerekeranye no kugura abakinnyi nawe shidikanya ko ikipe AS Kigali yaguraga abakinnyi beza kandi bafite amazina, nubwo nyine bajyaga mu ikipe idafite izina ndetse idafite n'abafana, wenda bikagira icyo bibagabanyirizaho. Ariko ni ikipe yagiye ikomeza kugenda ishaka guhangana n'ikipe ya Rayon Sport. Kugeza ubwo ikipe AS Kigali yadukira umwambaro wa Rayon Sport, umwambaro w'ubururu n'umweru. Abenshi babona ko ikipe ya AS Kigali kuko ishobora kubihashaka guhaguruka gihangane n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko abenshi bakomeza kugenda bavuga ko ikipe AS Kigali ari ikipe ntoya ku ikipe ya Rayon Sport,
bityo ko babona ko izi kipe zidashobora guhangana. AS Kigali yakomeje kugenda ishaka kwerekana ko ishobora kuba nayo ishaka kugera ikirenge mu cya Rayon Sport, cyangwa se wenda ngo igerageze yereka uburyo AS Kigali ngo ntari ikipe ikomeye, ariko byaje kurangira nyine n'ubundi AS Kigali kugeza kuri ubu iri nyuma ya Rayon Sport ku rutonde rwa shampiyona. Mu mwaka wa 2019 ikipe ya AS Kigali yasohokeye u Rwanda mu mukino wa CAF Confederation Cup, nyamara ikipe ya Rayon Sport niyo yari yabaye kabiri. Benshi makunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda babyibazaho uko ikipe yabo yabaye kabiri, ariko bikaza kurangira basohoye ikipe yo ku mwanya wa 5 ngo bari isohokera u Rwanda. Byakomeje kugenda byibazwaho na benshi, gusa ariko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yigeze icika intege. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje urugamba rwo kugenda igerageza guhatana, abayobozi bagenda basimburana. Sadat Munyakazi aho umwanya Jean Fidel Uwayezu Jean Fidel aje yagerageje kugerageza uko ashoboye kose ngo ntihagire umukino ngera kuva muri Rayon Sport ajye mu yandi makipe. Ibyo ngibyo yagerageje kugenda bigeraho kuko abakinnyi bagiye batandukanye nka Nishimwe Blaise bifuzwaga cyane n'ikipe ya PRFC yakomeje kugenda amuzitira amwima inzira yerekera muri PRFC, ndetse benshi bakunzi ba Rayon Sport barabimushimira. Kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ngo nakebe ikipe zayigereyemo ngo yaba yaratangiye kugenda ikazigereramo. Ekipe AS Kigali ni ikipe kuvugwamo abakinnyi benshi bashobora kwerekera mu ikipe ya Rayon Sport. Ku isonga Niyonzima Olivier Sefu uyu uvuga ko afite amasezerano y'umwaka mu ikipe AS Kigali, ariko amasezerano asinyanye n'ikipe AS Kigali ngamwemerera kuzajya mu ikipe yari yose ashaka igihe icyo ari cyo cyose ashaka, ubundi akagira icyo agenera ikipe AS Kigali. Nibikuye mu masezerano ya Niyonzima Olivier Sefu, ni umusore ukomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, kandi nawe gukomeza kugenda agaragaza inzara n'inyota byo gukinira ikipe ya Rayon Sport, ngo cyane ko ikipe ya AS Kigali yasanze ko itari ku rwego rwe. Tuwebaseru ugenda amahanga tuyahige, isisibanirwa ndishaka isaro ry'Inyanza, isisibanirwa ndishaka isaro ry'Inyanza. Uyu Niyonzima Olivier Sefu si ubwa mbere y'abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport, kuko Niyonzima Olivier Sefu yigeze gukina mu ikipe ya Rayon Sport kuva mu mwaka wa 2014 ubwo witwaga Cinya Chance Denis yarafashe icyemezo cyo kuzana abana babakuye mu Academy k'Amavubi, Academy ka Ferwafa Isonga. Niyonzima Olivier Sefu yaje mu ikipe ya Rayon Sport ayimaramo imyaka 4, ava mu ikipe ya Rayon Sport yerekera muri PRFC aho yamaze umwaka n'igice, yongera kuva muri PRFC yerekera mu ikipe ya AS Kigali. Kuri ubu ngubu nyuma y'imyaka 2 gusa, nyuma y'imyaka 4 avuye mu ikipe ya Rayon Sport, kuri umugabo yifuza kongera kuyigarukamo. Nta kabuza Niyonzima Olivier Sefu ashaka umwe mu bakinnyi ushobora kuva muri AS Kigali akerekera mu ikipe ya Rayon Sport. Siwe gusa haravuga witwa Christian. Uyu Christian Ishimwe ni umukinnyi wa AS Kigali ukina kuri 3, ukomeje kugenda yifuzwa n'amakipe agiye atandukanye, ari mu ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe ya PRFC. Izi zose zikomeje kugenda zifuza uyu mukinnyi, ariko uyu mukinnyi Prosper ndetse na Gacinya ngo baratangiye kugenda bamuganiriza bamwereka uburyo agomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo akomeze kugenda azamura urwego rwe. Ngo ndetse n'umukinnyi uri kugenda byumva uburyo ashobora kwerekera mu ikipe ya Rayon Sport agakomeza kugenda azamura urwego. N'umwana avuye muri Marine ajya muri AS Kigali, ariko kuri ubu ngubu nakomeje kugenda avugwa mu bashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport kuba yaza kuri 3 guhangana na muvandimwe Jean Marie Vianney ugifite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha kuko yitwa Iranzi Jean Claude we yamaze kuva mu ikipe ya Rayon Sport yerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko n'amasezerano ye yararangiye, ndetse witwa Mujyanama Fidel we gashobora gushaka kandi hano yerekeza isaha ku isaha, kuko gukina mu ikipe ya Rayon Sport ngo bisa nkaho bigoranye cyane. Ni nyiricyubahiro cyankuriye ingoma, ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga. Saba gusa akomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport witwa Niyonkuru Amathane, nimwe mu bakinnyi bakina ikipe ya AS Kigali ukomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu Niyonkuru Amathane ni umukinnyi ugiye muri AS Kigali avuye mu ikipe ya Etincelle, ni umukinnyi ugiye muri AS Kigali n'ubundi yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport kuko ngo yaje kuyica mu myanya y'intoki yerekera muri AS Kigali. N'umwana uhamye ko ngashobora kuba yarayobye ngo kubera ko ikipe yaragiyemo ngo yisanze atari yagiyemo, ngo nubwo zose zambara ubururu n'umweru, ariko ikipe yaragiyemo n'igikundiro nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'ababa hafi y'uyu mukinnyi bakomeza kugenda bemeza ko uyu Niyonkuru Amathane gashobora kuba yarayobye yerekera mu ikipe atagagombye kuba yarerekejemo,
ngo kuko n'ubundi ngo byahindutse ku munota wa nyuma yisanga muri AS Kigali, nyamara ngo ni mu gihe yari amaze igihe kinini yitegura uburyo agiye gukina mu ikipe ya Rayon Sport, ariko akaza kwisanga muri AS Kigali. Kuri ubu n'umwe makina akomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport ushobora kuyerekeramo isaha ku isaha uko ikomeza kugenda bigaragazwa na benshi bakurikiranira hafi y'umukinnyi, ndetse ngo abari biganira yakomeje kugenda negerana n'ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni ikipe ya AS Kigali ikomeje kugenda igirira ubwoba ikipe ya Rayon Sport, kuko kuri ubu ekipe ya Rayon Sport irayishakamo abakinnyi batari bake, ngo kandi igomba kubabona abakinnyi batari munsi ya batatu bashobora kuba mu ikipe ya AS Kigali berekera mu ikipe ya Rayon Sport. Urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Siyo gusa ariko Urucaca, Kiyovu Sport n'indi kipe ikomeje kugenda ivugwaho nanone kujya muri duel n'ikipe ya Rayon Sport ku byerekeranye n'abakinnyi bakomeje kugenda bifuzwa na Kiyovu Sport, cyangwa se abakinnyi bamwe bakina muri Kiyovu Sport bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Abo ngabo barimo abakinnyi bagiye batandukanye nk'uwitwa Ngendahimana Eric, umwe mu bakinnyi bakina mu mutima wa defense n'ikipe ya Kiyovu Sport wakomeje kugenda yifasha muri iyi sezo, akomeza kugenda yitwara neza. Kuri ubu n'umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kugenda yifuza abarutayizamu bagiye batandukanye, ndetse hari amakuru yatangiye kugenda ajya hanze yuko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba iri kwifuza umukinnyi Emmanuel Okwi. Ni ibikomeza kugenda bigarukwaho n'umukinnyi wifuzwa n'ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo kuri ubu n'ikipe ya Rayon Sport yabashyizemo kandidatire kuba yabona rutayizamu ukina ku 9, kuko Rayon Sport ni ikipe iri gushaka rutayizamu w'umunyamahanga ufatika, nk'uko ikomeza kugenda bigarukwaho n'abari muri komisiyo ya recruitment ya Rayon Sport. Uyu nguyu Emmanuel Okwi ni umwe mu bakinnyi ukomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport ushobora kuyerekeramo isaha ku isaha igihe ibiganiro ngo byagenda neza, ngo kuko n'ubundi umukinnyi na mbere yuko ajya muri Kiyovu Sport yakomeje kugenda avuga no mu ikipe y'ubururu n'umweru, yakomeje kugenda igaragaza ko imushaka. Kuri ubu rero ngo yaba nayo iryamiye amajanja igihe icyo ari cyo cyose Emmanuel Okwi gashobora no kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport, nk'uko ikomeza kugenda bigarukwaho na benshi ba hafi y'komisiyo ya recruitment. Ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe. Kwiyubaka kw'ikipe ya Rayon Sport ntabwo kuzagarukira kuri Kiyovu Sport na AS Kigali gusa. Rayon Sport igomba kwiyubaka kandi igatwara abakinnyi beza bakina mu makipe ya mbere akina hano mu Rwanda, nyuma y'uko itwaye umukinnyi wa Bugesera Osaluwe, igatwara n'umwana wa Etincelle Hirwa Jean de Dieu. Kuri ubu ikipe ya Rayon Sport imbunda zayo zitonze kuri aya makipe dukomeje kugenda tugarukaho, cyane cyane ayo makipe atatu twabwiye mbere, kongera ikipe ya Police FC. Ni ikipe ya Police FC nayo irimo abakinnyi bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, ngo kandi byanze bikunze babiri muri bo bagomba kwerekera mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ngabo barimo myugariro Usengimana Faustin Vidic, uyu n'ubundi ufatwa nk'umwana w'ikipe ya Rayon Sport, ngo nimero 15 yaba yarateguye mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi umukinnyi yaba yumva ari tayari kuba yagaruka mu rugo, ngo nimero 15 iramutegereje, nk'uko ikomeza kugenda bigarukwaho. Ndetse umukinnyi wagiranye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport ayibwira ko igihe atakwerekeza hanze y'u Rwanda ngo byanze bikunze agomba kwisanga mu bururu n'umweru, agomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport akongera agasubira mu bihe bye. Ni ibikomeza kugenda bigarukwaho, ariko siwe gusa ukomeje kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Muhadjili Hakizimana we ngo ndetse ngo bishobora kuba byaranarangiye kera cyane. Muhadjili Hakizimana we ngo kuri ubu ni umukinnyi wa Rayon Sport, nk'uko ikomeza kugenda bigarukwaho na benshi bakurikirana ikipe hafi. Ngo ndetse igihe shampiyona izaba irangiye, iyi mikino ibiri isigaye izaba irangiye, Hakizimana Muhadjili ni umwe wakinnyi ugomba kwerekana mu ikipe ya Rayon Sport. Nimero 10 ye ikaba iri aho hafi, ku buryo nta gushidikanya ko Hakizimana Muhadjili ni umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport. Kuri ubu si wenyine wakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, kuko ikipe ya Rayon Sport iri kuvugwamo no kwataka ikipe ya APRFC ishaka Ruboneka n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo byose turakomeza kugenda tubigarukaho hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba journal akazogera ugakandaho, maze ko dushyize ikiganiro ukajya ugikurikirana mu bambere. Iyi ni Rayon Yacu TV, nge ndi Modric. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.